urashima Imana ko atakirya urumva atarwaye arwa ibyo se nukurwara ubu se uzi guhaha ukuntu bimera ubu ngubu nabo ndi guhaha ibyanjye ari wowe nakirya ubwo nawe urihangana iyo minsi araba ari gushaka aho ari kuba nese muzakumucumbikira hanyuma tuzamujyana kuri gereza ubwo ngubwo niko yashatse arayisohokamo amasaha yarafasha ahubwo no kwipima asaha nayo none kuva none nk'iki noneho komera mbona wahatanyara ubu ndi kwihuta cyane kwipima ugiye turingiye kwa mumbere mu nzu seho tujone bavangu ku kagari baguhaye iminsi 15 ngo kuvamo siko numvise Zakariya mbwiye dore ubwo yabaye gasaraba yabaye gasaraba burundu umurenge waraje ntiwagira ikintu wakora iki byose ubu ngubu nyine ibyanjye nimuhaye rwose nta bantu bahari ariko agiye kuzayivamo ruko haje abari ndumva bikomeye ahubwo rero ikindi none uyu munsi mbone ntabwo tubigabonanye ubwo ndabyumva none ubwo bwice muri uyu munsi ntabwo tubigabone ngiye mu bintu byinshi ubu rwose ubu ndahuze cyane kandi igera kuri kabari kwa ruhari nsomyaho oya ariko ejo tuba turi kumwe nta kibazo ari umva ariko arayivamo uyu munsi arabetse gusa amakuru ni meza kari biragenda ibintu biragenda ahubwo biragenda gusa se biraguruka wasi bimeze bate we ubundi ku masengesho ateye ubwoba wabuze ubundi ikintu cyitwa gusenga dabo yendi gusenga dabo ariko namwe n'amasengesho yanyura ahubwo se utasenga yaba n'ibyishimo byinshi cyane ubuse n'ubundi ko mbona tumeze kimwe ubwo usenga ibi ngo tumeze kimwe reba genda nakareza urabona ko atamaze kwirega ewe ntabwo ibyo ngibyo ari byo gusenga wasanga ari n'inzoka rwaye rega umva amahirwe mfite iwanjye urayazi iyo nuruke mu murima ngere mu rugo nsange madamu ngo wapi ntakirushe mu nkono yakozamo ngararya reka da ngo yabuze peti se madamu kutariye yabuze peti peti se nibi nyine nijijisha ngo numve ko ibyo ari kuvuga atari byo ndi gutekereza ati nyamara ndimo ndumva ntacyo kurya nshaka ndavuga ni koko se madamu byabaho umva naraye mbega mvuga biracyariho nsenga mvuga Imana warakoze rwose uyu mugore ubuze apeti n'ibiryo byose yaryaga urumva ubu ndi kurya nkahaga none nakakana ndagura inyama ngo nikazirya umva nazo nkirayo umva urankande amakuru yawe none ubu nyine ndahangaha makuru yanjye ese ko ndeba nta gahunda ufite ahubwo gusohoka mu nzu sohoka mu nzu gute uravuga bimwe se batubariraga ku murenge wabyibageze ko ukibyibuka ndetse iminsi 2 burazi myinshi ese uzagende gute ko bampaye iminsi 15 hakaba hashize 13 ubu se iminsi 2 yose wahuyinyibye ariko karo waretse kugora Piritava z'iminsi 15 akubirishwe umudugudu uraje akagari karaje nibyo turiho ibyo byararangiye nuko ihangane boss umurenge uraje areka nubwo nshaje nge ntaho nazaba nyiri byono urananiye karo nshaka ni tabi n'impa nese ugure mvaro karori mbabarira ibyo gusubiza inzu yenye ntabwo ibera mu buntu byo nakazi kawe inzu yenye ntabwo ibera mu buntu none se izo minsi 2 zireka zibanza zishira yishyura rero cyangwa usoke mu nzu banze iyo minsi 2 itarashase nzayivamo n'impamo ntayo nzavamo aste ubu wakiyemeje bama iminsi 15 za pirifa umubwire rero niba itarashira rero
umva mbese ndayishima ubu rwose pe warakiyemeje na yenda nini yawe nk'iya kera hari nawe ntabwo iyo utangiye kuvuga nabi umbariye situzatunganya babarira ntumvuze hindura umurenge urabizi wanyimere iminsi 15 nakubwiye ngo nyuma y'iminsi 2 ntituzaterana amahanga koroshesha Reka nguhunge nigire mu nzi ndabore hazi dori uva kubwiye ejo ni nakonye iminsi 2 ye mu kirangi nzaza cyari ngufu ibyo bigize none se nigereza nimba nayabonye kandi reka ngubwire nimba nayabonye uzamenya ikibazo cyabaye reka nkwihorere mba nkubwira ahubwo genda ujye kuryama nta kibazo ariko mba nkubwira inkakira akawampa tukagakuramo egeke ikiraka tukagakuramo ko numva nishakira n'itabi ndagiye ariko ningaruka ntayo uzarara ibyo birakureba zayivamo se iminsi nyibayemo niyo myinshi nantesheje kwirebera ibyanjyaga hano warangiza ngo ujye mu masengesho iyo ngiyo mu rushubi nta soni ufite kureka nkubwire ibaze ngo madamu yabuze pe n'ibiryo byose yaryaga ndi kurya nkiyongeza n'iby'umwana nkabishyiraho nawe ngo nguki ugomba rwose ukabura gutwara umugore kwa muganga wumva n'ubwo burwayi arwaye warangiza ngo muri mu masengesho n'amasengesho yanyu nanga rwose nanga ibyo mbese namujyana kwa muganga ngo urumva ndi gushima imana ntakirya cyane ngo urashima imana ko atakirya urumva atarwaye ibyo se ni ukurwara ubu se uzi guhaha ukuntu bimera ubu ngubu ntabwo ndi guhaha ibyanjye wowe ntakirya urumva se iyo mashini yewe inda yawe ndumva ukiyikomeje pe kabose ikomereza ugende dukomeze twigendere ariko reka nkubwire umva nkubwire ntamuneke utajya no kumugira inama ngo ajye kwa muganga umujyane kwa muganga ese ubwo urumva wowe atarwaye koko nanga ibyo nkahura nabyo ndamujyana kwa muganga se ubu ntabwo ureba ukuntu ntaho byabuze Karoli soka ngaho ubundi nkomangira nkuwenda kurukura uzikuru urugi urukuyeho waruguru ni wowe boss ona rugura kunzi yawe ntabwo narinzi karimye ko noneho mugarutse se nibiki andashika ku gatebe ariko none tuhako ibi ni ibiki koko mwana wanjye none ndenda no gupfa naba ari cyo ufite ujya wajya kumva n'ubu ntabwo uravamo urakinjira mu nzu usohoka mu kumbwira ngo urugendo ugabona nabwishyura hajyaga iminsi 2 zarashize reka iminsi 2 ntirashira ahubwo ntiza ku mayinite ntiza n'ukuri ese wani ahubwo kandebe nomero ntize ngo ntaraga kumbitana ahubwo nta telefone yanjye nsize hano ariko urubiki ubu ntuntware telefone ko nari nyifite nikira ugiye yewe inshuti yanjye rero Haruna ndakwinginze wakagira imana none bajyana bamufasha wawe kwa muganga pe uko ararwaye nta bundi bufasha naguha si umujyane none se urabona kubera kurya wenda ibyo biryo nimba unejejwe no kurya wenyine iwawe mu rugo urumva umugore abaye hate atarya atanywa nta gakoma nta kacya yabona urumva atunzwe n'iki nimba wumva atabona ibyo kurya abaye hate mu buzima ariko rero Kalisa wa mugani iyo nama ungiriye ndumva ariyo ngaho komereza aho ngaho yahorose bizaguhire umva nabonaga yahorose yanganye n'urutozi neza rwose iyo nama ni nayo nishimye ngo ngiye kubaho neza ariko
ngende mujyane kwa muganga arega yanamfashaga no mu turimo nubwo agapura ko mu rugo kata guhinga se arakora imikorere ye abasha gutekera abana se nabuze ibyo nibyo ashoboye ariko we ntabwo keza wawe waracyarya nawe mbona azamukurikiza komereza aho ngaho genda uzasubira ndamujyana ariko ndamujyana pe iyo nama ni ko nenda kwipfira halo muyobo ngira vuba rwose n'ukuri kwimana umugabo rwose yanze kumvira mu nzu kumbe urinjira guhamagariza n'ukuri kwimana ku murenge ejo baraje bamubwira yuko agomba kuyisohokamo mu minsi 15 ntago arayiva arakubeshya pe arabura iminsi 2 ku karere ako se muyobo ubu kubyakomeje kuba bigeze anga kujya ku karere koko umuntu ashyire mu nzu yanjye nta n'umudugudu uje kubimbaza koko nzi uragira ngo ngirene ngewe urabona bwa mudugudu se urayumva igirene nta mafaranga nifite kiravuga yewe ni n'amafaranga ndi kumubwira ngo yihangane nyayige urayibuzaga igisinga n'iki by'umurenge nyine uko bari bavuze oya sawa muyobo sawa urakoze ubundi urambuza kuvuga ndagiye ariko ejo hano w'akarere ntabwo uzayisigara ndanagiye kandi w'akarere si ibibazo nakasamutwe ndakarya ihene ko shushu be shushu bayo hano wumva agatekerezo urumva se wirute uraho ariko ntako mutihagararaho mu nda habaye 0 ngo uraho hari y'umugabo rero gusa yaranzinze inzu yanjye ni iyi ngiyi rero yego iyi ngiyi ariko rwose bisa nkaho inzu atari yanjye n'ukuri umanga twumve niba arimo inzu yanjye se twagiye kwa mudugudu mu minsi 15 tugiye ku kagari bati iminsi 15 tugiye ku murenge 15 none wari usigayeho ni wowe rwose uzigira ikintu ubarera rwose siko numva wagira ngo nta n'urimo ahubwo yayivuyemo sigaye yihangana yewe ndi hano ngiye inyumiye kwirwana urirwana use shabiraza ko nteruka no kurya aho neza karo none se ko nshaka yuko tujya kwa muganga areba koko baguha vitamine ituma wongera kurya ibyo wari warigize muri iyi minsi urahindutse icyo mpfa n'abantu ibyo nari narigize si bike kukujyana kwa muganga nicyo kibazo ibyo nari narigize byo kugira ikisi nabonye warabyishimiye kandi byose shushu nawe uvuga nabi ntabwo ari ukuvuga nabi ariko ubundi wagiye ubu wera n'izina ryawe ubundi kuvuga nabi wumva byakubera nawe bitabera ntabwo tuje kwicara rwose karori nge rero mba nisaze kambe niyicariya none se ikibazo cyawe n'uyu mugabo kimeze gite uwo mugabo numugira neza nuko ni imfura y'u Rwanda oya ntabyo mugira neza vuga icyo kugira kagira inka n'abana nuko mudugudu yaguhereje 15 uwo kagarabo 15 muri 15 none tuzanye umurenge ubu se n'igihugu gisigaje kuza hano noneho umvira atanya kuba uyu mugabo ndamuga ngo yihangane nshaka amafaranga akamwira ngo nzabura nihanganye jya none ubu no kujya byabaye ikibazo ko numva inzego zose zibanze zaje ahubwo z'igihugu bakaguha iyo minsi yose mwumva yararenze n'amezi kubera tudashaka kumvira ahubwo nyine nanjye nibyo mba mvuga iyo minsi barayimpaye akazi karabura ariko akazi kagiye kuboneka niyihangane nuko uruze koko ubuze murabona nabaye rero ikibazo cyawe kigeze kure nibyo
tuguhaye iminsi 15 yo kuba uri muri iyi nzu. Kagira imana shiraho n'iyindi bintu kandi Ceceka maze ubwire. Iyo minsi 15 nibuze mwagize 17 iyo minsi 15 nishira tuzaza tukwereka aho tujya kugucumbikira utazajya wishyura tuzajya tukugaburira nkarya gusa yego noneho ahubwo tugende none ariko rero burya nagaruko mba mwana ahubwo runda mutwe ndavuga tumujyane kwa muganga ndebe ko basi wakongera kugarura kabiri nk'ako wari ufite imbere. none se ko ndeba bwije ntabwo twazajya ariko koko ndabona bwije nanjye ariko gusa nareba gutari buramuke ndabagane noneho arega ndagukunda arega undi yakurinze iminsi 10 n'ingahe ishize inzara y'umunsi umwe ntacyo yago tujya no kudamu zabugendera sawa kandi ubwo ngubwo nuko gahunda zimeze urakoze sha ubwo nawe urihangana iyo minsi araba ari gushaka aho ari kuba nese muzakumucumbikira he hanyuma tuzamujyana kuri gereza ubwo ngubwo nibwo yashatse kora hagaho kuri gereza gahuramuka wewe wanze kwishyura inzu y'abagenzi ndabaye ko nagomba cyane ramuka gereza urayita gereza urayita nta kibazo we tuzagucumbikira wigira ikibazo oya muyobo tugende nani kintu tuvugana kambarenze urugo bagwaye iminsi ingahe 17 ni 15 muze erega muyobo ntabwo nzi no kubara ubu wasanga 15 niba ari amezi ndisige gura cyozo ibamwigereza bazajya bayikubarira nigera uzabona yacu kureba n'utunda kuva ubundi twebwe tuzaza dukora akazi kacu ngasigara amahoro muyobo ariko urakoze shabu se nubwo nyibaherekeje niba haje mu gereza muri gereza